keza kabyo. Ariko urashaka iki? Reba mu muhanda hose waje nakomeje kumva uvugira ibiyobyabwenge ubimbwira mu mutwe bintera injereri. Biragusaba akantu. Nta kibazo mbwira nawe. Okay. Nama ya mbere ufite barumuna bawe? Danda bafite. N'abakuru bawe? Bose barahari. Uzagenda ubibaceho ngenda kwiyama. Wabyumvise? None niba wanze kunyumva. Nimba utanywa inzoga ntaho zinywa. Banzu nyumva. Mva rero mwana wanjye keza. Genda gukunda niwe nkunda kugisha inama nk'umwana wanjye mukuru hano. Urabona uriya musaza kuko nayananiranye ubusinzi bugiye kuzamwica. Kandi uzi neza ko ibyo nakubwira byibuka bari abantu bagenda bamushyiramo ibintu bitari byiza tuzamukorera iki burira na kuko. Ndaza kuza kumwigisha turebe n'ibyanga twamwirukana se. Mbese bamwirukana se. Mva benga iki kiratashye. Noneho asesha ubu ngubu koko izi saha ubuje mu rugo rwawe cyangwa hano ni mu rugo rw'umupfakazi. Sibyo bamubwira? Ariko ke wagiye ubwira soko akira. Basi wagiye wubaha. Ariko nzagukora iki kugira ngo uzamvire mu rugo? Nije kibazo nzagukorera iki koko? Ko mbona unaniye. Reka ngo usubize muze. Okay, ndemera ko hapo. Cyangwa se tubane mu mahoro. Ariko udukesi tubitwa buri munsi duhoraho. Aha, dukesi tubiri. Natwukazatunse bura ku mutwe. Bakangutse. Imana ishimwe ko ukangutse. Nitwa Christian wakoze stand ruguru ni gikuzanye. Mama umeze ute? Ariko murabiraza kugenda neza. Ubwo ukangutse ni sawa baza kugenda neza. Mama umeze ute? Uracyashaka amazi? Si ngombwa amazi. Imana ishimwe rero yitwa Christian. Imana ishimwe ko ukangutse. Ukumva umeze neza ariko. Wewe waruturukaga. Nari ndi kwitambukira bisanzwe ndi gusyaga izuma. Ndakubona nyine mutira kugonga na undi muntu uri aho hafi n'igihe wakuzanye hano. Ese kumara umusore mukuru. Ibyo bintu ngo byo gusyaga ibyuma numva. Cyagenze bite? Nyine ni ubuzima. Nari mfite umukecuru twabanaga aza gupfa. Inzu twabagamo bayinsohoramo maze gupfa ko kujya mu muhanda. Kuri we nibwo nakubonye ndakubwira ngufashe mpuzanye mu rugo. Mukuri wakoze cyane. Wakoze cyane wenda nari no kwatinda hagirira ibindi bibazo. Mukuri wakoze nicyo tubereyeho nyine no gufasha. Izo ni inshingano zacu twese. Tugomba gufasha tuhanze n'aho tuzi. Wakoze mukuri ndagushimira. Wakoze cyane. Ese amakuru ahangaha waba wenyine? Oya, n'abandi abana bakuru bagiye mu kazi bamwe. Ubwo nari mvuye gutembera nyine bisanzwe hari umugenzi wanjye uvuye kureba. Ubwo nagize icyo kibazo nyine ariho nari mvuye ntashye. Ese mama mwaba wenyine ko ndeba nta bandi bantu bari kutarazanga? Oya mwana wawe nk'abanje abana n'abandi. Kandi nawe uraje. Niwe watabaye mabunyo se? Kandi amagambo ye. Mabunyo none wari ujye kwicwa n'iki? Ni na murongozi? Ni bwoko ki? Uyu numfasha aho haruguru ku muhanda ku gipangu. Mabunyo wari upfuye neza pe. Isi yari ijya kukwirenda pe. Turabana dore niwe umfasha aho ngaho haruguru ku muhanda nako ku gipangu. Ni umuzamu wo mu rugo. Yego ni gihe mutabaye. Ariko nta kibazo meze neza. Watoze nawe. Nyine ameze neza. Watoze Imana iguha umugisha. Yego tubusaba. Isi no mwijuru. Mabunyo none warushupfuye utanaduhebye amafaranga barutugegema. Mabunyo none reka nkubwire. Nagahinda nari kuba ushigiye k'amafaranga yanjye. Reba nari kugututiri inkoni nyinshi cyane za mabuno ibyo mu makito kuko ni ukuvuga ngo bari kubona ugiye kwiyahura. None ikibazo cyawe ni amafaranga gusa. Aravuga ngo Imana iyobora isi n'amafaranga.
Hako ugira unamemba amafaranga yanjye ndimo amafaranga menshi amezi 3 ni menshi azambwa ngo arandaburiye ibyo byawe batahira cyoca arata amagambo yawe nawe ntajya ashira rwose umuntu nakwigendera se oya buretse ubu akagombye kuba wagiye kwahira n'iriya nka cyangwa uraguze n'agatungo nawe ukazikina none utangiye kugenda uhirima mu mihanda ariko yazikeza ako muze urandaga kwahira njye ari nka navuka Ngiye gufata umwanzuro buretse Koke wajyubira soko twabanye hano ntubizi basi wagiye umwuba twabanye ntubi ese ntago ari umubyeyi ariko akantu kamwe mba ndi kumwe niko yagira ibibazo none se kamwe niko kagusindisha isi nyine si cyo kibazo aho kiri nawe jye yemera tubane mu mahoro mubane mu mahoro gute se ku ruga rurwe n'urwawe kuko baruga rugo n'ukingi sizagira urwanjye nyako ntabwo urara ariko akantu kamwe ndajye nkanywa akabagishe ego muze icyo ni igiki vayo hakuze ko bibafashe umwanzuro umwe zikuba bimbwiraga nkabyita imikino narakubwiye rwose hako muze iki ni igicyuzanye ahangaha ibyenda byamvagara byawe n'ubundi nuheruka no kubimesa bagira ngo mwandura na Remera bose muze ibi ni ibicazanyemo umva haguruka ahangaha ibi ni ibicubuzanyemo haguruka mw'intebe akira narakubwiye keza mwana wanjye ntugire n'imbabazi umusabira ndavuze ngo ntasohoke ibintu by'amavarisi ndambiwe hano ntabwo ari mu rugo rw'abagabo babiri haguruka ugenda turavuga ntabwo nafashe umwanzuro mwiza nahaguruka agenda akira aho mbere wowe turacyari wabana bawe wafashije ukagenda abambyundutiye aduhembere rimwe ikintu nashakaga ese njye ntabwo ndi guhembesha njye nta kibazo oya mutuze muceceke mbabwire ikintu nashakaga wowe ntabwo uri buva aha wangiriye neza aho kugira ngo ujye ukomeza uzenguruka utoragura ibyo numvaga ngo niba ari ibyuma n'amatorobondi nibyo yatwara ahubwo nibakwereka aho ugana ugenda uhindura imyenda bakwereka imyenda tugende njye kugushakira imyenda yo kwambara uve muri iyo myenda isa gutyo ubundi ibindi bisigaye turabivugana ese uko mwabimbarira ibyo bintu ni ukuri pe uri umwana mwiza ahubwo se uzi gutwara imodoka yego ndabizi uzi gutwara imodoka ntiwumva ko ibintu byikoze mfite umwana wanjye w'umuhungu wo nguwo uba wagiye ku kazi naza wereka tugende njye kugushakira imyenda naza nzamwinginga mwinginge aguha akazi umuntu wantabaye ntabwo namureka abantu beza ni ukuri wakoze hamwe karimana yabanyuye ahangaha ni ukuri mwakoze cyane reba warumeze nka mariboro bacize nyine ntabwo ndi afite umusore yarangije kwiga kutorotume afite barade 3 uzahita ukwaramo mani dusubije ngo muramugoreka ngende ngo tuzaganira ibindi idendere no oya mugende agufashe akwereka oya idendere utava ukundodora mbabarize idendere murakoze nahise mabuno ngende ashaka kuzamemba amafaranga yawe nzaguhemba kuko ndabizi urayazanura sinsanzwe nguhemba kuma amaroborobo y'uduce duce wari wamembera rimwe nabagabanya ya magambo yawe wamayaga ejo bundi oya ndaza kuyaguha turaza kuvugana bari wowe urangandisha mu cyapakasitani mwagishe kabunda ngo warabwa ubwimbwire ngo narebye na televiziyo yagu nahere kubyo ngibyo ngewe oya ntago ari dutahira amafaranga ndayaguha n'utazayama oya nzayaguha ubundi wari kuzanyishuriza kwa wageze mu kuzimu wari kuzanyishuriza ntacyo ngagenda hanze ukomeza akazi kawe nzayaguha ngaho genda sanga reka ngende ariko se soho ugirikana Adamu na Eva sibyo reka ngende ubwo sawa ariko ubigirika oya genda soka bona gusiga akira ngoro naho muparitse ntabwo uzugitore cyangwa ukireke urumva kanyengiza Sibeni wangiye nyubako ndi boss wawe. Hantu nzanye ni he? Boss ariko twari tuhageze n'ubundi uhinitse tuhageze ko ni hano
ndakeka ari hano kuno muryango twari tuhageze. Ni hano se? Ni hano ahubwo reka ngereyo ndebe ndaje nkubwe ntago ntinda n'iminota. Okay. Surprise. Kaya makuru. Warwaye. Reka mbegiye muri muganira ndaje gatoya. Waki. Malariya. Gufata imiti ariko. Gukora neza. Oya. Urumva narinyuze hano na Beni aho karantunguye ntabwo nzi kubana ariho mu rugo. Gusa nyine nubwo mpageze urwaye imboneyeho no kuguha pole bihangana. Oya ntabwo nabimenye n'ubu mpageze muri surprise nje na Beni nibwo mmenye yuko narinje. Dore umenye yuko hano ari iwanyu ubwo ninjiye muri iki cyumba. Nubwo urwaye nyine ufite ikibazo cy'amatsi gushaka kukubaza. Hari umuntu wari wakubwira ko agukunda. Byambayeho. Ufite sheri? Oya ntabwo. Ariko nyine byambayeho. Kuko hashize igihe. Ndagukunda. Nse uko tubafashe ikisi uragenzwa n'iki? Amazina yanjye nitwa Melissa. Njye mwari mwahaye rendezvous yo kuzaza gutangira akazi. Akazi kawe rero ntabwo kuko ari umukobwa wakoraga ntaho ngaho utazi akazi kenshi. Ubwo twaba tukamuhaye. Mbabariye kuko ngashaka. Oya ni ukuvuga ngo hano harimo umwanya. Ariko hano harimo umukobwa nyine nawe harimo nyirakazi yakoraga ariko akaba yarafite ibintu bikeya. Ubwo ni ukuvuga ngo twamugande yakoreraga abamwe dushyiramo umwanya wawe niwe urimo uragukorera. Urumva ko Mesa urihangana kubona umwanya mbona hano wari uhari ni umuntu twatumye uza gukora amasuku kandi sinzi niba wenda amasuku wayashobora kurumva n'amashuri ufite gukora amasuku sinzi niba wagakora nibwo kazi kari gasigaye konyine nawe yarari mu nzira za uw'amasuku wenyine sinzi rero biraterwa nawe ushaka kimwe muri ibi. Ni ukuri ndabinginze pe ni mukampe ndababaye mvuye mu cyaro nta kazi nari mfite ni ukuri ubushomeri bumereye nabi ndabinginze nako mukampaye nagakora. Ubu wakora akazi k'amasuku n'umwanya ugiye kujyamo Ni ukuri se wagashobora nta kibazo nagakora. Kurumva bigoranye. Kurumva bigoranye. Yo pasi wemeze bite mwana? Wigeze he? Ase bro bintu ugira ngo biroshe man ni uguhita ugira fast wihuta byatanga agomba gushyiramo feruje ukagenda pole pole kuburyo nyine bikora bimeze neza. Gusa man njye mbere moto mu byadanje kuri amubeki ayenda mushaka ahubwo se ngo byestaye go general plan byose bitumbuza afite kandi ndahaza rwose afite imitungo
byose ndabizi kandi uramugabo urize n'imyaka uri nahavuka uretse mama naho undi murahari bose barapfuye ase mwana ikirango mbanze muzi ubundi inyungu muri ibyo ngibyo ni kiza gusa cyangwa iyo mutungo nanjye nzabona ariko ntabwo urandabura umva wowe hariya ufiteho sheya yawe ufiteho umugabane wawe kandi ngewe uriya na rwa ruganda afite hakurya rw'amabati ntabwo ukubita ukabona umusaya wawe unahita nongera nk'abagabo wifitiye n'umwana wawe wihebeye ahita mbakapo kabisa none ibibazo ndi kumwe na kiyi uyu weekend ari ku Gisenyi ejo bundi Dubai ni mukame n'ukuri ndagakeneye cyane pe ni ukuvuga ngo akazi nta kintu bagashobora nta kibazo ejo mu gitondo uzatangire ukore bituye n'afumba kugira witegure wenda ejo mu gitondo uzazinduka uzukore siko bimeze ariko akazi kacu hano nzaba umuntu uzakoresha training kugira ngo ko akazi kacu isuku tuyikora by'umwihariko ntabwo ari bya bindi biraho urumva nzaba umukobwa azakoresha training muzatangira azagenda kwereka kuri training y'ukuntu bikorwa ntabwo ari bya bintu biraho isuku yanga isanzwe ndumva ari ibyo ngibyo ubu gahunda n'ejo mu gitondo uzatangire nta kibazo ese ukumva ko waruje gushaka akazi wambaye gukora ugure ugasanga usa waruje gusaba hano nashaka kuza gushika undi mwana sinubura cyavuga nabishaka bimeze ntabwo wamuha agahenge ngo namuturize koko uri kumwereka iyo sura nziza oya gusaba akazi ko mu rugo oya mubwize neza umubwire neza urumva kari akazi uzagashobora kandi nawe uzamwerekera umwerekeye neza ushobora kurwaye mu nshingano ni wowe ugomba kumwereka muve amakamo ndabona n'amasaha ya pause yarageze ubwo wowe icy'ingenzi ejo mu gitondo ni hano zinduka uze azagufasha byose nanjye nzabamari natwe tuzabadora n'ejo mu gitondo ubwo nibwo uzatangira akazi genda witegure ku gahunda n'ejo mu gitondo siko bimeze urakoze sawa nawe urakoze ntawanyira none muri iki gihugu nahita nza muri abasore bambere muri iki gihugu babayeho neza man tugiye gutuma mbishyiramo imbaraga cyane none bishyiremo imbaraga amafaranga n'umukunzi nahita mba ndenze kabisa ugenda icyo kintu aho ikintu nakwizeza ni uko ewa mu minsi mikeya biba bitunganye ugenda icyo kintu biba bitunganye kabisa gusa mwana nyine mfite gahunda y'agasiporo ndumva mu mitsi harajemo amazi ukuntu njyewe mani tuzahuza tugeda tu sha ntaribi mwana ntaribi bawujegeje samusuri bayikise ndeba byanze kugenda wowe bashaka waditwaga ari igiporokoro ariko umuntu uri imaye ariko ndabona wagenda narize igare ngo mu biyunguyungu byayo ariko ndabona atari ubwa mbere ndibonye dore kirishi nimba ari girishi yashwanyutse ubundi ubwo ngubwo bari gusangaza ubundi ubwo ngubwo bigenze bite kandi ari umuntu uri imaye salama bro meze ute se shaka no kagare umuntu amumenye none kamfiriyeho aswe ni wanamfasha ubundi seka ngo bari igare wagenda hari igitambaro cy'abagore bagishyize hejuru y'igare yenda bizura nkubita make mitembe nta kibazo mfasha mwana kuko nyiraryo yanyirenza neza nta nubwo nanamuza arangize arantiza se kumbe siniri ryawe hafi ni umuntu duhana hepfo ariko ndabona agenda narize igare niba ari ryo nzi niba simbizi mubwiye ko ari iryari se bisabye igiyemo ahangaha sinzi
se ko mutavuganye amafaranga ngo ajye kujya kuguha oya amafaranga ni ikibazo nta kibazo amafaranga ndumva ni n'akantu kari reka akantu wari wamwe muri buze kubona ase wakwitonda akanza kudukora igare ariko nitonda ariko nyine numvanire mwaho hejuru mbese ndakuvanira amaho umwosheje iki mbese ubugoro gusa byakunzira abantu byaba ari ibyo ahubwo ndebera nawe urafasha nkaho udashaka ko ngenda mwa saranga gaho wumva nyine nka bitandatu aho ngaho ntari bifasha gutyo ndefasha gutyo yarakize amafaranga hano se wafasha 2 bro ariko ntari nanjye se ndasiraniga sinawe ushaka amafaranga twabanye mu ntari ari najya kugeze kuri maho nyo wasigaye imbere gitari ntari ari mwana kwangana kubitwe n'inuma wese witwa ndese no mamo y'Imana witwa oya ari mutamiro wa ninjoro nukunyine ngene twa Christian witwa ndese turafasha yakanya kubitire maha mwami simbizi cyangwa ntabwo simbizi ibaraba subizi bagira ngo ni tubisi twajyana mu rugo mwana nkaraba niba bagira ngo ni tubisi nta kibazo asoye nta gushaka gushika igihe abantu bari kuvuga ni hano imbere gatoya ariko urarwaye ndabona wagiye urarwaye sinzi icyo ufite kana cyubona nanjye nagufasha nta kibazo n'uyu nigeze mu rugo nawe uramfashije ariko ubwo nane urangije utunane kintu ko yaduhaye mahebwo gubwo azosi sinaguye amafaranga washakaga uri kumbaza yaduhaye ariko buriya rero so wagiye aramojya mu mukubitiyemo bye neza bye ariko muhaye 5 nengo nese wagiye ngo 5 nkayo muhaye uyu wese wamfashije ubwo naje 5 wahaye gare siyanda yitware yakira nk'umunyenga fata igare fata igare kino gitamba genda nyine cyo kurya umunyenga ngo birarangiye ugena utwaye neza sibyo ndava nkuteze ingare igare niryo utwaye yanda yitware isa uwo mu migina wapi irigare n'umuntu ma umunyenga kino gitamba nicyo mbonye bye kwari iki oya twajyana mwana nese oya ahubwo sha cyane tubavuga urutunini kuri farumasi niba utameze neza reka mubwire mwa tujye twivugane nayo ry'umunyenga bihwaniremo bihwaniremo ikintu kirongera kumbaza